afungura akinjira avuga ngo byagenze gute yasanze mama on top of the bed. Sorry, I didn't mean to laugh. Ntabwo nashaka guseka. Ntabwo bishimishije ndabizi. Yeah. Yasanze mama on they are doing the deed. Hi guys. Hi guys. Hi. How are you doing? Where is my views? Bahereza inkuru from maraha inkuru kwa gatandatu ku cyumweru ku ejo hashize kwa mbere uyu munsi kwa kabiri no views. Guys, where's my views? Where is my views? Why am I having 500 views? Oh, guys, I'm crying. But it's okay. I still love you. Whatever, I still do love you. Anyway, today we have a story for you. I have a story for you. Ndikuvuga gake kwa ko ibintu bisigaye bira mu ahantu dutuye famille zacu. Mani njya mvuga story nawe none ngo Debby birantubwira ngo bari ukuri. Guys, ntabwo njya mbeshya. Story mbahite kuri so bazinyandikiye. Ndamuhereje izanjye nzazikina amafilme. You guys, you wait. Izanjye nishaka kuzikina nzazikora amafilme. But the truth is mujya mu inkuru nkavuga Jesus must come back. Just you have to come back very very fast because this life is not okay. Wabigenza ute uramutse usanze your own mother sleeping with your own cousin? Urabona ukuntu isuba. That's how I was feeling. Nuko nyibona iyo nkuru nayibaye. I was like, what do you mean your cousin? So your mother arimo araryamana na your niece, or no, your nephew. I mean her nephew. The girl was like, no. He is not my cousin from my mother's side. He is my cousin from my father's side. Okay. What? It's not my story, yo. It's not my story. Nagari story yanjye bro. Windeba gutyo. Please stop judging me. Iyo nkuru nagari njyo yizanye. Please guys, it's story time. Jesus. Oh, Monday. Yeah. Welcome back. This is story time with Debby. Please don't forget to subscribe. If you just don't tell your friends. I'm back, guys. I'm back. I don't want to cry. No, shakudira. Anyway, so umwana w'umukobwa atwandikiye ino nkuru nagari ndende ni ngufiya ndagerageza mvuge gake ako namwe murazi ko mvuga gake cyane ngo ni minota 30. Me talking to myself, mvugisha ibicupa by'amazi mvugisha andi kuvugisha. Yo. So guys, you are welcome. So ikintu umwana nyandikiye ngo Debby mfite imyaka 19. Narangije secondaire last year. I was 18. No, narangije secondaire ubundi umukobwa ugomba kujya ku university. Rero ikibazo cyacu kimeze gutya mbwi ikibazo andamwe ati no, calm down girl. Tell me from bottom of the story. Who are you? What's your family background? What's going on? Why's your mother entangled with your cousin? What's going on? And I'm got, you know what, Debby? Serious, I'm going to tell you. When I just mvuga a story abantu igici tambye story sinanguye nyuvuga kuko ntabwo nawe narawumira ukongiye ngoma guhera hano. Ahanga mutari kubona nkaza, ahanga mubona nkaza. Sizibavu gusa amagambo yandenza, I don't know why. So yeah. So umwana ukugambwa ati sasa ti rero nje nakuze mbana mama na papa wanjye. Urumva tubana bisanzwe iwacu rero hagakunda kuza ba family ariko batari benshi. Aba family bako papa bacu ni bake, nagari benshi ni bake cyane pe. Like my dad's family was it's very very tiny, it's very small. Papa wanjye bavugaga ari batatu. Muri batatu rero muri abo bana batatu rero papa wacu niwe wari bucura. Papa wawe nagakiriho, papa wawe yitabye Imana, niwe wari bucura iwabo, ariko papa mama nyine bafite abandi bakuru. Urumva? So ubwo rero uyu mwana w'umuhungu usigo ryamana mama wabo ni umwana wa sister wande wa papa wabo. Munyumva maze iminsi mvuga ibyo amasano cyane, maze iminsi bibyumva. Yes. Abwo rero
ni umwana ukwashanga ni wo kwa anti wanjye, ni musaza wanjye wo kwa anti wanjye, kwa anti wanjye none uwo mukuru umwana w'umuhungu niwe mfura. So rero umwana yakubaye mu rugo igihe kinini, njye nakuze aba mu rugo yiga ataha mu rugo kuko twese yaraturutaga nyine twabona grand frère wacu mukuru and everything. So rero tubana mu iki gihe cyose yaraje atangira kurana papa, ahantu akora niho papa wanjye n'undi papa w'umwana yarapfa, ariko ahantu uwo muhungu akora niho papa w'uyu mwana yagira gute yakoraga nyine yamushakiye akazi araza nyine ngo bakorane and everything kuko yaranze kwiga. So rero mu gukura kwabo barabana barafite famille nziza, bavuka abana 5. Uyu mukobwa akaba ari wa kabiri, nyuma y'aho abandi bana noneho nyine bisanzwe. Papa wabo araza kujya gute ararwara for long time, ararwara igihe kinini cyane pe. Papa wabo yarwaye, yambwiye ati papa wanjye yarwaye imyaka nk'irindwi, arananuka nyine wabyo muri ko bwani nka skeleton cyangwa ukabona nyine yararembye. Mu gihe yari ararwaye uyu mwana w'umuhungu nyine uyu mukuze wiwe cyangwa uyu umuntu uze we niwe wamurwaje. Mu kumurwaza rero yaramurwaje igihe kirekire, abishuti nyine yari na close na mama we cyane. Mama agakomeza gakora uyu mutipe nyine akaburwaza uyu mupapa. Uyu mutipe akagenda akajya mu kazi akagaruka, kumva nyine ni mukuru, umuntu maze imyaka irenga 7 akora cyangwa 8 akora. Ni myinshi ariko papa w'umwana he died before 2024. Yaramaze narigiye ngo aho yakoraga yahajye ngo n'uyu mupapa rero niho yahise arwara. Uyu mwana rero umuhungu atangiye kumurwaza rero yabaye inshuti cyane nande na mama w'uyu muhungu. Uyu mukobwa mama w'uyu mwana nyine akajya ku kazi, papa nyine mama akajya ku kazi, noneho wa muhungu nawe akajya ku kazi, ava ku kazi akaba ari ujya kurara kuri papa wa bano bana, kuko mama wabo yakoraga akazi nyine ko gutuma agenda mu ngendo, yagiye Kampala, yagiye Kenya, yagiye akagaruka ko mama wabo acuruzaga ng'imbara sinzi ibintu acuruza, umwana yabimwe ariko ntabwo ari ngombwa mbivuge, hatagira n'abantu bakorana cyangwa babimenya and everything. Noneho rero nyine papa wabo 2024 aza kwitaba Imana. Aje kwitaba Imana rero uwo mukuze rero arahaguma igihe kirekire, nyine akomeza abaho ngaho nyine twifataga nk'abana and everything, until bro wanjye nkurikira cyangwa bro we akurikira yavuze ngo hizo nyine nagaba yumva ashaka ko kubana n'uyu mukuze wabo. Abase kubera iki yakugize gute, nyine umukobwa ubibaza avuga ngo nta kibazo for me, n'ubundi ndiga nzajya ngoma ku ishuri, ntabwo nshaka guhura nawe. Umukobwa agerageza koza umuhungu aramubwira ati ntabwo nshaka, I don't want it, sinshaka kubikubwira, ntabwo nshaka kukubwira anything, but please ntabwo ngishaka kuba mu rugo because of my cousin brother. Rero uyu mwana w'umuhungu atangiye kujya asuzugura nyine uyu muhungu wabo cyane, akamufata nyine nkaho nagashaka kumwumva, nagashaka iki. Kandi uyu mukuze wabo nyine n'umutonto nyine ubwo na grand frère papa yundi bakurikiranaga, ni nkaho bari bameze nkaho aribo nyine basigaye bita ku rugo rw'uyu mama. Uyu mama nyine umva yarakoraga and everything, mama wabo yabaga hari 24/7, ariko na family y'umugabo we yabaga igize te ihari. Urumva ko ni ntoya, nta n'ukuntu bagiye babyara abana benshi. Abantu babyara abana benshi ni papa wabo nyine wabano bana witabye Imana, rero babyara abana benshi. Urumva nyine barabana, noneho bigezeho uyu mama nyine abonye ko umwana w'umuhungu avuye mu rugo, niko kubwira wa mutipa ati rero ati ntabwo umuhungu wanjye mbata gushaka hano, nta kibazo, you can just go, you did what you had to do, thank you so much for doing whatever you did, but you need to go, ugomba kugenda ukava mu rugo rugo kuko umuhungu wanjye nta gushaka. Umuhungu nyine that happened last year 2025. Umuhungu aravuga nta kibazo, nari bindi agenda. Urumva umuhungu ava mu rugo aragenda nyine ajya kwibana, ariko nubwo yagiye kwibana ntabwo yagiye kure, kubera ko buri mugoroba kenshi yaza kurya iwabo, akaza kuyirira mama nyine. He was always around, he was always there and everything. Rero ukuntu uyu mwana nyine kugira amenye ko bino bintu nyine ukuntu byanyitswe, nababwiye ngo no nagari ndende, nagari birenze iminota 12 cyangwa 13. Umwana ntabwo yambwiye ibintu byinshi, wari kugisha inama nk'umwana nyine ufite ikibazo. So ikintu cyaje kuba rero uyu mwana mama we nyine babaga bari mu nzu kwa kundi ni mugoroba. Abamama benshi ntabwo akunda kuva mu rugo nyuma ya 2, nyuma ya 3 or something, akabona nyuma mama we ari nyabije aragiye, yambaye imyenda yari yambaye mu rugo, tuvuge imbaratetse cyangwa kishije, ukabona afashe iki arigendeye. Do you understand? Akabona nyine aragiye, umwana wese mama bagiye amasa, umwana ntiyabyitaho ibiki n'ibiki. Noneho umuntu uzimwe
cyakora abantu bakora ku mabotike muzakora ku bantu benshi. Umupapa umwe rero wagiraga botike aho hafi, umwana we arangije abwira uyu mukobwa nyine agiyeyo, sinzi icyo yaragiye kugurayo, agezeyo ngo aramubwira, ngo aramubaza ngo se ngo mama wawe ngo ko ukunda kujyamo hariya ninde utuyemo hariya, aravuga ngo wasanga bagiye gushura inshuti yiwe, ngo cyari nta mugore ubamo, abamwe abasore gusa, akabona abo n'ubwo uti kuki mugira amagambo. Wibuka ko uyu mwana abizi ko oncle we ni hatuye nyine uwo mukuze we mukuru ni mwatuye. Umwana nyine ntiyabigiraho ingaruka, arabigira ikibazo, aravuga ati hatuyemo umusaza wacu nyine mukuze wacu mukuru nta kibazo. Umuze nyine uwo mucuruzi nyine araseka, amaze guseka umwana aragenda. Umwana ageze mu rugo bimuhama mu mutwe, arangije ageze mu rugo abibwira nyine wa grand frère wandi nyine watumye oncle wagenda, amira watumye kuze wagenda. Jesus, what is this with uncles and everything? Aramubwira umva kubera iki mama nyine, umwana arabaza shabuze ko mama buri munsi se umusozi yarabajije, sinzi mpamvu sigaye nari kuvuga inkuru rega, umusozi yarabajije se mama ko yarari hanagiye hehe, ngo ati aragiye se, ati wasanga agiye hari ahirya kwa kuzi, avuga ukora iki, ati njye birano simbikunda, sinkunda ukuntu uriya muhungu yaje nyine, uyu muhungu urumva umuhungu mukuru nyine ifata nk'ari we mukuru, papa yarapfuye ahita ifata nk'ari we nyiri urugo, atavuga ngo uriya muhungu njye ngo sinkunda ukuntu aza akihambira mu buzima bwacu, nk'ubu mama ukora y'iki, ngo njyewe ngo ubundi uriya nta nyina agira, ngo kuki ngo abashaka ko mama mubera mama. Umukobwa aravuga ko si ibyo ngibyo wowe bigutwaye iki, hari ikintu bigutwaye? Arangije ngo umuhungu ahita avuga ngo nta kintu ntwaye, ariko njye ntabwo nyine ndabyanga, ntabwo bimbangamira, uriya mutipe njye simba ashaka no kumubona na mama and everything. Arangije aramubaza ngo ariko se ubundi ko icyo utabishaka, babimubaza bombi n'agasista ke nyine ngo ukamukurikira, ese ubundi ko icyo utabishaka ubundi bigutwaye iki, ko ari umuntu mwiza nawe yarwaje papa yakoze bino and everything, why don't you want them to be close, why don't you want, ahubwo natwe tugende tujye kumureba, tujye kugenda. Umusaza acahita babuza ngo mubyeyi we nta kibazo, baramuhamagara kuri telefone, mama wabo nyine ntiyabita, bashize akanyaza kubitaba nyine, aravuga ndaje nta kibazo, nanjye kureba kanaka. Mama wabo ntabwo ababeshya, aramubwira ati nanjye kureba nde, nanjye kureba kanaka. Abana nyine mama wabo barataha, ageze mu rugo nyine baricara bararya, nyine bari batararya bamaze kurya, ubuzima nyine burakomeza, ibintu byose birakomeza. Umunsi umwe rero uyu mwana ngo sinzana naravuye, imbaravuye mu mujyi, imbaravuye ntabwo yambwira naravuye, mama yongera ibintu yari yamutumye, aravuga wihangane ubizane hakiri kare, kubera ko nyine mama wabo yakoraga, ntabwo ari umuntu nyine wagiraga, yaracuruzaga ariko acuruza ibintu nyine bigashira, agacuruza abantu bacuruza nk'ibintu, akazana nk'ibintu akagenda akabitanga ahantu ku maduka, akazana agiye kwishyuza. Uyu mwana rero mama yamutumye, mama yambwira ati ibintu ujya kuzana wihute ubizane, ubwo ndashaka kuza kubikoresha nimugoroba, nta bintu dufite byo guteka cyangwa naki. Atuma umwana we ku isoko, amutumye ku isoko nk'umwana mwiza, ataha kare, atashye kare, ageze hanze abona uwo nyine wenda tuvuge nka imodoka y'uwo mukuze we iparitse hanze. Arangije nyine avuga burara hari kuko bari bamaze kumenyera, amazi kinini banyigiye kinini cyane in everything. Umwana nyine arinjira, ageze mu rugo asanga naho hari umukozi wabo ari nyine ari hanze, we umukozi wabo ngo imbara ariko sinzi ibyo yakoraga. Arinjira, amaze kwinjira aravuga nese kanaka ko mbonye imodoka yiwe ko mbona ntawe uri hano. Umukozi aravuga ngo ubwo ntabwo nzahari, nyine umukozi wo mu rugo aragira. Umwana ahita yinjira mu nzu, agira ute ajya gushaka kuzewe, ari gushaka kuzewe we aragenda yinjira ahantu hose, ageze ngo akingure icyumba nyine cya mama wambwiye ngo naje, wenda yabuze, yambwiye ati kuze naramubuze nyine ngira ngo ntawe hari, wenda imodoka iparitse aho ngaho. Aravuga ati ninjira mu cyumba cya mama wambwiye ngo naje, kuko ndi nta mwana ukomanga burya mu cyumba njye sinigeze nkomanga mu cyumba cya mama, nakomangaga gake nzi ko wenda nkavuye avuye nko muri dushe, akora no gumvisha umubyeyi wenda avuye muri dushe cyangwa iki, njye sinakomanga n'ubwo mama akenshi narahamagaraga, urumva, cyangwa nkahita mfungura nyine umwana atagira ute afungura. Akinjira avuga ngo byagenze gute, yasanze mama on top of the bed. Sorry, I didn't mean to laugh. Ntabwo nashaka guseka. Ntabwo bishimishije ndabizi. Yeah. Yasanze mama on they are doing the deed. They are doing it. Umwana nyine abibonye biramucanga, nyine ngo akomeza ahagaze. Yaraza ati noneho Debby gusubira inyuma byarananiye, gufungura ibyo byarananiye, ahubwo nahise ndurangaza ndahagarara. Ndabireba nyine mbona nibitangaza, mama wambyaye na kuze wanjye nzi twakuranye yakuriye mu rugo bamurera and everything. I was like what is going, nyine umwana byaramurenze. Ati namaze nk'iminota nka 15
mpagaze aho ngaho kuko bambaye ndeba barabyise bambara ndeba aramwe ngo nyine mu matafito amuhamagara amazina mpagaze gutyo ndimo ndabakanurira gusa byandenze kintu narasohotse maze gusohoka ndirukanka mpita ngenda mpita njya ku mushuti wanjye njya ku mushuti wanjye ndaryama ndafunga ndaryama mushuti wanjye yarambajije ugenze gute sinize namuganga ugenze gute like she was so quiet araceceka ubuzima nyine arabyorera ngira ngo nta cyabaye mwana aravuga ati mu izina rya Yesu what is this ageze ku mushuti we rero yakomeje aho ngaho mama arahamagara wa mukuzi arahamagara biranga grand frère arahamagara bira abantu nyine baramuhamagara telefone iri hariya noneho wa mushiti aramubaza se ko banyura ko guhamagara cyane ko turi kwitaba telefone kandi mukanya nyine abo bashuti biwe wabo bashuti biwe bazaranye ni wabo mukanya barahamagara mama cyangwa bamugire gute kandi nanjye nango ndi bubihakane avuga ati nta kibazo ubabwire nyine ko ndi hano what else can I do bwari bwakeye nyine icyo ntabwo yari ari wabo icyo niyo cyarabaye mama wiwe nyine bwarakeye mama we aza nyine agiye ko nabona nyina hageze kumbe wa mushiti we yamage mama yaravuga ati ari hano nago nzi ikintu cyamurakaje ko nagari kuvuga yanze kukitubwira arangije umwana nyine yanze gusebya nyina araziping amaze kuzipinga arahaguruka akurikira nyina mukubita mu modoka aramucyura bageze mu rugo basanga wa mukuzi we yarahicaye na mama wiwe nyine ni wari umuzanye bamutegereje barinjira bafunga saro bafunga ahantu hose ngo babiganire hamwe ati mbabarire nago nzi ukuntu byagenze ati nyine baravuga ati twisanze nyine byagenze gutya ibintu babonye naga ariko bimeze batangira guca babanje ngo kumubeye umwana avuga ati ibyo nabonye nabibonye how there nyine yewe ntabwo yatutse nyine azanye gutuka kuziwe ni gute uryamana na mama wanjye ni gute umuntu nkawe umwana papa wanjye abereye papa we mutoya uryamana na papa what umwana ati oncle wa mukuzana muri aramwati ngewe ntabwo nzi ukuntu byaje but nisanze nkunda mama wawe wa mama nawe ngo nanjye nisanze nkumukunda sorry ntabwo nagomba guseka yes nisanze nkunda mama wawe nanjye nisanze mukunda ntabwo nzi ukuntu byagenze ntabwo nzi ukuntu nyine kugira ngo bigere ahangaha ntabwo nzi a lot of things umwana w'umukobwa areba mama we areba nawe nakuze aramubwira ati nta muntu n'umwe ndi bubibwire sinzi bubibwire bro wanjye nta muntu n'umwe akivuga ngo ntabwo ndi bubibwire bro wanjye guess what kuze yahise amubwira ati arabizi arabizi ati namwe yarababonye se batavuga ngo wewe nagatubonye ariko yaratwumvise nyine turi kuganira ukuntu dukundana mama ari kumbwira ukuntu nkunda yarabyumvishe niyo mpamvu atongeye kunshaka hano kandi yafataga nyine nka grand frère wiwe ankunda and everything umwana aravuga ati nge bintu ntabwo nabyemera kubera ko uyu ni mama wanjye ntabwo nabyemera ntabwo nzi ukuntu bakundana nakuze wanjye cyangwa n'umwana papa wanjye abyaye or something like my grand frère wanjye and everything ntabwo byakunda aravuga ati urahitamo nyine abwira mama ngo urahitamo either me or my cousin mama we nyine aramureba nyine ngo biramurenga mama arashisheka amaze guceceka kuze we ngahita avuga ngo nta kibazo ngo ngenda genda ngo ariko uzambike ushaka nta muntu n'umwe bibwiye ngo ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo kuza haragenda kuva uwo munsi urumva nyine ntabwo ashize igihe kinini ngo umwana ntabwo arongera kumubona ariko nanone kuvugisha nyina byaramunaniye kumubwira icyura cyo nyine byaramunaniye asiga nyine mufata nk'umu stranger aravuga ati sinyuzarota I don't even want to be near her nago kuko ndumva ngiye gusara nta muntu umwe nabibwira bro wanjye ntago nshaka kumubwira nubwo nabazi ibyo ngibyo nago nshaka kucana ngo tuganire ngo mbimubwire you know is too much for me ndumva ngiye gusara narwaye depression sigaye numva niyanga sigaye mbirota like ndabirota nijoro ndyamye nkorota ibyo bintu so guys mungira nama cyo nakora kuko I'm about to go crazy sigaye numva nangwe itabi sigaye numva nangwe inzoga sigaye numva ntazi kandi nawe ngeze nk'inzoga umwana ni n'umurokore by the way yamwe ngo yakijwe muri secondaire urumva ati sigaye numva iby'Imana nabivamo gusenga bisigaye byarananiye singishora gupfukama ngo nsenge kuko mba numva nuzuye ibyaha mba numva nyine ari ibibazo papa iteka ryose mpora numva ko mama wanjye nyine nabitangiye papa wanjye kihari nyine umwana afite depression like she's about to go crazy
isi irenda kurangira by the way. Ese ubundi babuze abandi bahungu bo hanze? I don't understand these things. Anyway, that's it guys. Bye bye. That was the story for today. Don't forget to subscribe, follow my Instagram, my TikTok. Instagram is called Debby. I don't remember my name. Debby something like that. Yeah, that's it guys. Bye.